Tekereza drone yoroheje cyane ariko ifite ubushobozi bwo kurimbura. Ishobora kuguruka ibirometero birenga 1500 yihisha radari ikagera ku ntego yayo neza cyane, kandi byose bigatwara amafaranga make kurusha imodoka nto. Iyi ni Shahed 136, drone yahinduye amateka y'uburyo intambara z'iki gihe zirwanwa. Drone ya Iran iri gutukisha cyane Amerika. Nta radari z'ikirenge ifite, nta sensa zihenze, nta tumanaho rikomeye. Yihe gusa litiro za essence, systeme zo kwitwara autopilot, ubundi irase ku ntego. Ni nto, irahendutse, kandi biragoye cyane kuyihagarika. Si indege y'intambara, si misile, ni ikiri hagati y'ibyo byombi. Ni drone kamikaze ifite ingufu zirenga izo watekereza ku bunini bwayo. Uyu munsi reka turebe ukuntu iyi drone nto ishobora guhagarika systeme z'ubwirinzi buhanitse, n'impamvu isi yose itangiye gutinya ikintu kimeze nk'iki mu gihe kigaragara nk'icyoroshye. Iyi drone ikorwa na Iran ikoze ite? Biterwa n'iki kugira ngo ibashe gukora ibyo ikora kandi idakoze mu bintu bihambaye? Ikaze kuri JTM4, uri kumwe nanjye Jean de Dieu Tumukunde. Ndagushimiye kuba warakanze subscribe nawe utarabikora, ubikore kugira ngo ibiganiro bitandukanye by'ubutaha bitazajya bigucika. Reka duhere ku miterere yayo y'inyuma n'ukuntu bifasha mu mikorere myiza mu kirere ibizwi nka aerodynamics. Guturuka inyuma ujya imbere ku mutwe wayo, iyi drone ifite uburebure bwa metero hafi 3.5. Ubugari bw'amababa cyangwa se wingspan ni hafi metero 2.5. Bivuze ko iyo bayishyize mu ikamyo iheze impande zombi, ni ukuvuga kuva iburyo kugera ibumoso. Ni mu gihe uburebure bwo kuva munsi ujya hejuru ifite hagati ya santimetero 60 na 70. Umubiri w'inyuma wa Shahed 136 wubakiye ku gishushanyo cy'amababa asa na mpande 3 delta wing airframe. Ni drone ifite imiterere nk'inyoni, ikagira amababa y'impande n'impande akuruka kugera inyuma, mu gihe ibiremereye mu byiba yikoreye babiri hagati na hagati. Ni amababa azwi nka delta amenyerewe cyane mu gukoreshwa cyane ku ndege zigenewe kuguruka neza kandi igihe kirekire. Ibikoresho bikoreshwa mu kubaka Shahed 136 akenshi ni ibikoresho byoroheje kandi bihendutse ugereranyije n'ibikoresho bikoreshwa muri za ndege za gisirikare zifite imbaraga nyinshi. Aho gukoresha ibyuma bihenze cyane cyangwa se ibikoresho byihariye bya stealth bituma indege itagaragara kuri radari, ahubwo umubiri wayo akenshi wubakwa bakoresheje ibikoresho bivangavanze cyangwa se composites birimo ubudodo bwabugenewe cyangwa se fiberglass n'ibyuma byoroheje kugira ngo itazaremerera mu kirere. Ni ibikoresho bisanzwe bikoreshwa mu kubaka indege za gisivile. Ibi bituma kuyikora byoroha cyane kandi bigatuma ishobora gukorwa ku bwinshi. Imwe mu mpamvu ituma igenda neza mu kirere kandi ikagera kure, no kuvuga mu ntera y'ibirometero hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2500, nuko itagira urusobe rw'ibyuma bitari ngombwa. Bitandukanye n'andi ma drone afite ikoranabuhanga ry'ikirenga, aho usanga amaguru y'izo drone yinjira imbere muri zo iyo ziri guhaguruka, ugasanga zimwe na zimwe zifite utwuma twinshi tw'amasensors. Abanyayirani basanze ari ngombwa kudaha amaguru Shahed 136 kuko itayakeneye. Nanone kandi imiterere y'amababa asa na mpande 3 atuma indege igira umutekano n'ituze mu kirere. Aya mababa y'ubwoko bwa delta atanga imbaraga zo guterura indege ikaguma mu kirere, ibizwi nka lifting, niyo yabiri kugendera ku muvuduko mutoya. Ibi ngibi bituma drone ishobora kuguma mu kirere idakeneye imbaraga nyinshi za moteri. Iyi Shahed ifite ubugari bwa metero 2.5, ubwo bugari hafi ya bwose ni amababa. Mu ndege nyinshi iyo amababa ari manini cyane ugereranyije n'uburemere bw'indege, ishobora kuguruka neza itembera mu kirere. Ibi bigatuma moteri itagomba guhora ikora ku mbaraga zayo zose kugira ngo indege igume mu kirere cyangwa se ku butumburuke runaka. Kubera ko rero ibyo byuma bikoze bitaremereye, ikameze nk'igizwe n'amababa gusa, bituma iyi drone ishobora kugenda urugendo rurerure ikoresheje lisansi nkeya. Ikindi kintu cya kabiri gituma iyi drone ikora neza kandi ikagenda mu buryo bwiza, ni uburyo moteri yayikoze. Ku gice cy'inyuma cya Shahed hari moteri ntoya ya piston ifatanye n'icyuma kizenguruka gifite amababa abiri aricyo propeller. Ubu bwoko bwa moteri ya piston ni ubwoko bworoheje busanzwe bukoreshwa mu modoka no kuri moto. Butandukanye n'ubwoko bwa moteri zikoreshwa ku madrone manini n'indege zimwe za gisirikare nka drone ya MQ-9 Reaper, zo zikaba zikoresha moteri zifite ikoranabuhanga ritandukanye kandi rikomeye kurushaho. Iyi ni moteri iteye mu buryo abahanga mu myubakire y'indege bita pusher configuration. Muri ubu buryo propeller cyangwa se cya cyuma kizenguruka ibiteye inyuma igasunika drone yijyana imbere, aho kubira imbere igasunika drone. Ibi bituma igice cy'imbere cya drone gishyirwaho igisasu cyangwa se warhead,
kandi ntihagire igice kibangamira uburyo moteri ikora. Kuri drone Shahed 136 moteri ubwayo iroroshye cyane. Akenshi ni moteri ya piston ikonjeshwa n'umwuka ibizwi nka air cooled piston engine mu cyongereza. Ni moteri isa n'izikoreshwa mu ndege ntoya z'abakunda imyidagaduro cyangwa se izindi ndege zoroheje z'abaturage. Ntabwo bahisemo gushyiramo za moteri zihambaye kubera ko nubwo zihambaye cyangwa se zitanga umuvuduko n'imbaraga nyinshi, nazo zirahenda cyane kandi zitwika lisansi nyinshi. Moteri ya piston ikoreshwa muri Shahed yo igenewe cyane gukoresha lisansi nkeya nubwo yagendera ku muvuduko mutoya. Urugero nka drone y'indwanyi ya Bayraktar Kizilelma y'Abanyaturukiya igendera ku muvuduko w'ibirometero hagati ya 800 na 900 ku isaha, ariko iyi Shahed 136 yikunda kugendera ku muvuduko uri hagati y'ibirometero 180 na 200 ku isaha. Ni umuvuduko mutoya cyane, ariko uyu muvuduko mutoya ufite inyungu zikomeye cyane ku bigendanye no kugera kure. Icyo ukwiye kumenya nuko mu bigendanye n'indege uko umuvuduko ugenda wiyongera ari nako ingufu zisabwa ziyongera cyane kubera ko biri guhangana n'umwuka mwinshi ibizwi nka drag. Iyo drone igenda ku muvuduko uciriritse nk'ingi ya Shahed ikoresha lisansi nkeya cyane kandi moteri yayo ikabasha gukora neza igihe kirekire. Hagati aho bitewe nuko misile zigenda ku muvuduko munini cyane w'ibirometero birenga 900 ku isaha, Shahed zo zikagenda ku muvuduko mutoya w'ibirometero 200 ku isaha. Iyo Abanya-Iran bashaka kubikoreshereza icyarimwe kugira ngo ubwinshi bwabyo buze guhagarika ubwirinzi bw'ikirere bw'umwanzi, drone bashobora kuzohereza mbere hanyuma misile zikoherezwa nyuma ku buryo bihagerera rimwe bigatuma kubirwanya bigorana. Mbere yo kuva kuri iyi moteri y'i drone, reka maze nkubwire ku bigendanye n'ijwi ryayo. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwaba ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki nguhagarika ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora kanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa. Ijwi rya moteri yayo rikunze kumenyekana ku rusaku ruvuga nk'urwa twa tumashini dukata ibyatsi cyangwa se utumoto dutoya. Iri jwi riba rituruka ku mikorere ya piston na propeller, bigatanga ijwi ryihariye iyo drone iri kugera hafi yo ku butaka. Ibi bigira uruhare cyane mu cyitwa psychological warfare, aho iri jwi ryishe benshi mu mutwe, aho rigira uruhare rukomeye cyane mu gukanga abasirikare ku buryo uryumvishe wese adatekana agahora yibaza ko Iran atari igihugu cyo kwisukira gutera. Reka tujye ku kindi kintu cya gatatu gituma ino drone ya Shahed iba indashyikirwa. Ni uburyo mu kirere iyoboka inzira bayiyoboyemo bizwi nka navigation system. Indi mpamvu ituma ino drone ikomeza kuba indashyikirwa kandi ihendutse kandi igakora ibintu bisa n'ibitangaza ni uburyo bwayo bworoshye ikoresha ikayoboka kugera ku ntego. Misile nyinshi zigezweho zikoresha itumanaho rya radar zikomeye, kamera zibona mu mwijima zikoresheje ubushyuhe infrared cameras, cyangwa se itumanaho rishingiye ku byogajuru rituma abayigenzura babasha kuyobora bitewe n'aho igeze mu gihe nyacyo. Ibi byose bisaba ibikoresho bihenze n'ikoranabuhanga rikomeye. Shahed 136 yo ikoresha cyane Global Positioning System cyangwa se GPS ifatanyije n'icyitwa Inertial Navigation System. Mbere yo kuyohereza mu kirere abayikoresha bayishyiramo coordinates cyangwa se coordonnées, mu yandi magambo y'Ikinyarwanda umwirondoro waho igomba kugera. Iyo imaze kuguruka ikurikira iyo nzira mu buryo bw'ikora. GPS yifasha kumenya aho iri ku isi ikoresheje amakuru atangwa n'ibyogajuru. Mudasobwa iri muri drone ubwayo ikoresha ayo makuru kugira ngo iyobore. INS cyangwa se Inertial Navigation System yo ikoresha utwuma dupima icyerekezo n'umuvuduko
kugira ngo ikurikirane uko Shahed igenda n'aho yerekeza. Urugero rwumvikana rwa Inertial Navigation System ni nk'uko bagupfuka igitambaro mu maso bakakubwira bati tera intambwe 5 uraba ugeze ku muryango. Nubwo bitari kurebesha amaso, nyuma yo gutera intambwe 2 za mbere uhita utangira kumva ko wabona intambwe 3, mu bwonko bwawe utangira gutekereza ko wabona intambwe 3 kugira ngo ugere ku muryango. Uko niko INS cyangwa se Inertial Navigation System ikora. Ni mu gihe GPS cyangwa se Global Positioning System ari uburyo bwo kumenya aho ikintu kiri hifashishijwe satellite ziri mu kirere. Satellite zo mu kirere zitanga amakuru ko ziherereye n'isaha nyayo ziriho bitewe naho ziherereye. Shahed iri mu kirere yakira ayo makuru. Ikimara kuyakira itibara uburebure bw'igihe byafata kuva kuri iyo satellite kugera kuri drone. Ikoresheje intera ziturutse kuri satellite nyinshi byibuze zigera kuri enye, drone ishobora kumenya neza hiri yaba iri ku butaka cyangwa se mu kirere, ikamenya latitude, ikamenya longitude, ikamenya na altitude cyangwa se ubuhaname. Drone ikomeza kwakira ayo makuru ikamenya hiri buri gihe cyangwa se buri kanya. Ikindi kintu cya kane gituma ino drone ikora neza mu buryo bwiza ni system yayo yo kuyobora cyangwa se kwigenzura mu kirere, autopilot. Imbere muri drone harimo mudasobwa ntoya igenzura uko iguruka, ikabikunze kwitwa autopilot system. Iyi mudasobwa ifite inshingano nyinshi cyane mu gihe drone iri mu kirere. Ifasha indege kuguma iri ku buringanire cyangwa se stability mu kirere, igahindura uko indege igenda, ikindi kandi igakurikiza neza inzira yahawe. Autopilot ihora yakira amakuru aturuka ku sensors apima uburebure cyangwa se altitude, umuvuduko n'imiterere y'indege mu kirere. Hashingiye kuri ayo makuru igenda ihindagura buhoro buhoro ibice bigenzura indege nko ku mababa cyangwa se ku murizo wayo kugira ngo igume mu nzira yayo. Izi systeme za autopilot ntabwo ari zo mu gisirikare gusa, zikoreshwa cyane no mu madrone asanzwe y'abaturage ndetse no mu ndege zo kwidagadura. Kubera ko iri koranabuhanga rimaze igihe kirekire rikoreshwa kandi riboneka ku isoko, kuri ubu rishobora gushyirwa muri drone ku giciro gito. Iyo drone igeze hafi y'aho igomba kugaba igitero, autopilot cyangwa se ino system yo kwitwara kwa Shahed itangira icyiciro cya nyuma cy'igitero. Indege imanuka igana ku ntego hanyuma ikayigonga, igisasu kiri imbere kigaturika. Ku mwanya wa 5 hari indi mpamvu iyi drone ikomeje guhinduka icyatwa. N'ubushobozi bwayo ku bigendanye na lisansi n'igihe ishobora kumara mu kirere. Kimwe mu bintu by'ingenzi cyane bituma Shahed 136 ishobora kugenda ibirometero birebire ni uburyo ikoresha neza umubiri uri imbere muri yo mu kubika lisansi. Kubera ko iyi drone idakoresha radar ziremereye, sensor zikomeye cyane cyangwa se ibikoresho bikomeye by'itumanaho, igice kinini cy'umwanya wayo uri imbere gishobora gukoreshwa mu kubikamo amavuta ya lisansi. Ntabwo higeze hatangazwa ku mugaragaro litiro zaba zijyamo, ariko bigereranywa ko haba hajyamo litiro hagati ya 40 na 50. Ku bigendanye n'ubwubatsi bw'indege, igihe indege ishobora kumara mu kirere gishingira cyane ku bigendanye n'ubwinshi bwa lisansi ifite n'uburemere bw'indege yose. Kubera yuko Shahed 136 idafite ibice byinshi biremereye, igice kinini cy'uburemere bwayo gishobora kuba lisansi. Igice kinini cy'uburemere bwayo gishobora kuba ari lisansi. Ibi bituma Shahed ishobora kuguma mu kirere amasaha hagati ya 6 n'8 mu gihe ikirere n'imiterere yacyo byifashe neza. Mu gihe iri kuguruka moteri yayo itwika lisansi gake kubera yuko iri gukora ku rwego rw'imbaraga ziringaniye aho gukoresha imbaraga zayo zose. Iyo ibi bihujwe no kubikozwe n'ibyuma bitaremereye bituma igenda neza mu kirere cyangwa se aerodynamics, ibituma ishobora kugenda ibirometero birenga 1000. Ikindi kintu ku mwanya wa 6 kiyifasha gukora akazi kayo neza ni uruhare rw'umuvuduko mu kuzigama lisansi. Akenshi abantu benshi baribeshya, batekereza ko indege igenda vuba ari ishobora kugera kure kurusha izindi, ariko ibyo ngibyo mu by'ukuri bihabanye n'ukuri. Iyi ndege igenda ku muvuduko mwinshi cyane ihura n'imbaraga zikomeye z'umwuka ziyirwanya cyangwa se aerodynamic drag. Ibi bikaba bituma moteri igomba gukora cyane kandi igatwika lisansi nyinshi cyane. Shahed yo irinda kino kibazo, iguruka ku muvuduko uciriritse ariko uhoraho. Uyu muvuduko utuma habaho ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere no kuguma iguruka neza, icya kabiri idakoresheje lisansi nyinshi. Reka tuvuge ku bigendanye n'igisasu cyangwa se warhead n'uburyo igitero gikorwa. Mu gice cy'imbere cya Shahed hashyizwemo igisasu gikomeye cyangwa se warhead gikunze kuba gifite uburemere buri hagati y'ibiro 30 na 50. Iyo Shahed igonze aho yagenewe gutera, fuse cyangwa se fusible ikora ihuye n'ikintu cyangwa se contact fuse mu magambo y'Icyongereza, ihita ituma igisasu giturika. Indege yose irangirika igisasu gituritse. Ubu buryo bwo gutera aho drone yangiza ubwayo bituma bitaba ngombwa ko bashyiraho uburyo bwo kuyisubiza kwa yohereje cyangwa se ngo bashyireho ikoranabuhanga rihambaye ryo kuyurutsa ku butaka. Iba yarateguriwe inshingano imwe gusa, kuguruka igatera igisasu.
ikindi kintu gikomeye cyane gituma ino drone uburyo ikoze bibi by'ingenzi mu gutera ibitero byayo ni uburyo Shahed yoherezwa cyangwa se launching system. Mbere yo kuguruka kenshi drone ishyirwa ku mirongo ishushanyijemo inzira cyangwa se launch rails ifatanye n'amakamyo cyangwa se utundi dukoresho twimuka. Ibi bituma amadrone ashobora kurasirwa ahantu hatandukanye bitabaye ngombwa yuko bubaka ibibuga bihoraho byo kuzihagurukirizaho. Mu gihe cyo kuyihagurutsa hari cyitwa rocket booster ntoya itanga imbaraga za mbere zituma drone izamuka mu kirere. Iyo imaze kugera ku muvuduko n'uburebure bihagije, iyo booster yitandukanya nayo igahita igwa hasi. Ubu ni uburyo bwiza bwo gukoresha ibikoresho byimukanwa bufite inyungu ikomeye cyane mu gisirikare, kubera ko bushobora kwimurwa vuba kandi bikaba byoroshye guhisha izi drone ugereranyije no kuzishyira ahantu hahoraho ho kuzihagurukiriza, bishobora gutuma umwanzi harasa akaharimbura. Bivugwa ko Iran yabikora Shahed zigera kuri 500 buri munsi. Izi zanakoreshejwe cyane mu ntambara ya Ukraine Uburusiya buhanganyemo n'iki gihugu, zanazengereje Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ku bitero by'uruvunganzoka by'ubutitsa. Wakoze cyane kudukurikira. Nari Jean de Dieu Tumukunde, iyi ni JTM4. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka.